Ndi papa sava. Rero buriya tutaramenyana nyine ngo tujye tuganira cyane, hari ukuntu nakubonaga nkavuga ati bitewe n'ukuntu numvaga bakuvuga, nkavuga nuko biri kose ntabwo wamubeshyera, none bakambwira ngo uragashinzi ngo uratukana, ariko rimwe twagiye ahantu gutya mu kirori nza kumva abantu bari kukuvuga, baravuze ngo hari umutipe ngo wigeze gukunda, mwahuriye ahantu ngo muri fotozanya, amafoto narayabonye uwo muntu ndamuzi ariko si ngombwa ko mukubwira, nuko ngo uramukunda ngo biranakomera da ngo uranamwemerera, si byo se ndi kubeshya? Uwo muntu ntabwo uri kumubona? Umuntu se ndumva nari kumukorora. Sheri wikwijijisha. Ntabwo ndi kumukorora nyine, komeza numva inkuru aho irangirira, wenda iri burangire namumenye. Wikwijijisha kuko uwo muntu ndabizi ko muzi neza, kuko byaranakomeye uza kuba disappointed inyuma. Byagenze gute rero? Kandi uwo muntu mwarifotozanyije rimwe bakajya banabona ngo munasomana, nibyo numvise. Ariko abantu baravuga shaho, abantu baravuga. Jewe Madederi. Noneho umva ikintu cyaje rero kugutangaza kugira ngo wumve ko inkuru yose nyizi from zero. Urumva uwo mutipe rero waramukunze, nyuma ngo uza gusanga n'uwo munsi muhura imyenda yari yambaye yari yayitiye, noneho nyuma uza kumenya ko ari n'umuyede. None se ntabwo uhise umwibuka? Abantu baravuga Madede wikwijijisha. Ako ngaho nawe mbwira, umuntu akubeshye akakubeshya ibintu nyuma ukamenya ko yakubeshye, umuntu wakomeza ukamukunda cyangwa wamureka? Ariko nyine wakomeza ukumva ibyo yakubeshya nimba bitazagera ibyo yakubeshye se kubera iki umuntu wabana mu buzima bw'ibikinyoma kandi uzi ukuri? Niba umuntu ugiye gutereta w'umukobwa ba wowe umubwiza ukuri, okay, waravuze ngo urese wasanze bakubwira ko uvuga ko ndishinze, ariko ngo waramukunze ngo byaracitse, ko bakubwiye se umuntu arishinze wowe wasanze ari byo, waba uri kunyiyoberanya hose. Ese ubundi njye uzi gute ko ntakubeshya? Njye uzi gute ko nakubeshya? Ubeshya iki se mvumubwira? Abantu baravuga, ntago niba umuntu agiye guteta wowe ugiye guteta umukobwa, genda ube wowe, wikwiyoberanya ngo ugire utari we. Niba uri umukobwa nawe igire uba wowe, ureke kwishushanya. Niba ndishinze njyewe ngomba kuza nashinze ihembe, niba ndi umwana mwiza ne kwiyoberanya, unkundira uko ndi nawe nkundira uko. Ntago uri inshinzi se? Ese wowe wabonye ndiyo? Ushobora kuba utaranshingaho ariko uri agashinzi ciyazi. Oya ntago ndishinze n'ukuri. N'ukuri ushobora kuba uri inshinzi sheri ukaba ukiri kubimpisha. Ntago naguhisha. Njye ntago naguhisha ko icyambere cyo ngiye nyine umuntu nyine namukunze ngomba kumukunda n'umutima wanjye wose n'ibintu byanjye byose nkamwiyereka akabimenya nyine mugume gutyo nsange mugifatanye shawe ngaho se nimugume uko nguko nimugume uko. Ubwo rero mushatse gusisiranya ibimenyetso, ariko Madederi kuki uhemuka? Madederi kuki wigize umwana mubi koko? Ndakubaza wowe ubu ngubu wari umufashe koko? Ariko Madederi umuntu agiye yihingira igisambu, agihinga gitotora urwiri ruvanemo, narangiza umurimo umaje kuwufumbira neza ugenda uwuhinga uwutere. Aho Madede kubera icyo umpemukira? Hakuse nkuhemukiye ukoze iki? Ubu se kuki ukoze iki kandi musanze uri kumwe n'uyu musore? Mwase n'umwana wawe. Wowe ni so wanyu. Ni umwana wawe ndi kukubaza. Mupfana iki? Ni umugabo wanjye. Ni sheri wanjye nyine. Uraseka iki? Urumva ibyo bintu bisekeje? Ariko mwabana kandi umukobwa baramuvuze. Madede ntibakuvuze. Aho ngumva kubwire wa mukecuru we. Mbabare ntumenyere. Ngewe rero reka twubahane. Sishaka kurwana nawe pe nkuko ubivuze. Niba ubishaka turwane. Nyubaha nanjye nkubahe. Niba ubishaka turwane. Nyubaha nanjye nkubahe Madede. Uyu mugabo si uwawe. Wowe se n'uwawe. Dore nikeraga mbabona. Buri munsi nabibabaza. Ukankinga. Ntabwo wankinga nkikingaga. Ntabwo wabivugaga ngo uyungo nibisanzwe ngo nta kibazo. Kwanza ariko Madede kutari mubi wakwishakiye uwawe mugabo ukagitanga amahoro ku bandi bantu. Wowe kushaje waretse gusazira mu bana batarabaho. Ndashaje se nsaziye kwaso. Sanziye kwanyu. Waretse gusazira mu bana batarabaho. Ariko Madede ubu nguyu urabona ari ikigero cyawe. Uru n'urungano rwawe. Ikintu nkwibariza kuri umukobwa mwiza wagiye ugashaka uwawe mugabo ukajya ureka gupfa n'abantu. Ariko si we n'uwawe.
uwo ndi kumwe nawe n'uwawe ariko ubwo uyu mugabo ari Simoni ni muramu wawe ni mwene wanyu ni iki cyakurya iwanyu haba abakurambere ku buryo wasaziye iwanyu wowe usaziye mu bana bataraba uri kwirirwa utereta abana bangana n'abana bawe nta soni ubu mbese nicyo wiyemeje nta soni ahubwo nicyo wiyemeje utireka ngende mbabaze Nyiragitariro ariko urambabaje koko Madede urambabaje genda kubwiye ngo uyu mugabo ntago ari uwawe uyu mugabo si uwawe nawe ntago ari uwawe genda kwa bamiri solution na Ndimbati na Papa Sava uyu ngo ntago ari generation yawe urumva attention ntunanyurire ubu se uretse kuvuga ngo miri solution we wamusanze waje ugasanga hari nawe nshinzi washobokana na kazakumena gahanga ugasanga miri solution na Ndimbati na ariko bumbure n'undi muntu n'umuvandimwe ushobora kumva ko Madede ramemuki ariko Madede wandekeye umugabo wakorana ubu ntacyo warenzaho arenzaho siki urarenzaho iki umuntu urarenzaho uteretana n'umuntu ngana mama mu ruhe ukuntu mba naritanze nkemera nkibabaza nkirya nkimara Madede akaba ashaka kunshumuza Madede waretse kunshumuza ko nibiri ariko ubundi baburetse ariko sheri nako Nyiragitariro ubundi uri kujya kuburana gutyo ngewe uri gusakuza warankoye warandongoye ngewe ko wari warambwiye ngo nze ngufashe kuri serivisi ya kwa chini wa kwa niki kumusige ngiye ibyo bintu twawe ngiye wigeze undongora ngewe wambesire se wewe kuki wari warabinyemereye ubusa ibintu byose nagutaka none uri tayari kubisubiza uri tayari kunsubiza ibyo byose nagutaka none se aya mafaranga nayasangira nande mbese upanze kugiye kwasanya na Madede niba udashaka gupfukenyutse ntusangire n'amafaranga yawe Nyiragiteka nkubaze ko ubu ni ibiki byabereye hano Kakayoge n'induru ndi kumva ntibiki abajije mama wawe abahirwa se wowe ni ibiki byabaye Akayoge k'icyaro uhamagara usanzwe urakara ukamera gutyo ma ari ugutabaje se wowe gusa ibi ni ibiki ariko ubundi yasipo byagenze gute ni mama wawe uri kuza ateza rwaserera hano ari kuzana ibintu byo kwa Ndani kwa Chini ngo uzana ibintu byinshi mubaza kwiso bagusobanurira ariko se ko sanze bafunze umuryango Ndani kwa Chini ariko kugira n'umuntu ko sanze bafunze umuryango nkababwira ngo buri umushyitsi waturuka hariya yanyura he n'umukobwa utinyuka akambara amapantaro yabe yambara neza akicara hariya bari bagerekerana iyi pantaro se ni deshire wavuze ibyo wari uri kuvuga ibiki se wowe wagicucu ariko se mumbwira ukuntu byagenze mbona mwese mufite umunabi n'umujinya byagenze nyoko nagusobanurire ni uri guteza Akayoge hano hose musobanurire wowe uri mu iperereza umva ngiye gusobanurira sibyo uyu muhungu diaspora nge turakundana tumaze iminsi nta gihe kinini gishize tuziranye mu gukundana mama waturutse hariya nk'iyagatera aza tugwa hejuru ngo mutwariye umugabo uburyo ari umugabo wa mama wawe rero nge nibyo ntazi nadusobanurire diaspora ni umugabo wawe gute mu buhe buryo yarandongoye nkawe yarankoye ubyaye umusore nk'uyu nguyu ahinduka umugabo wawe ate mu ruhe ngo umugabo ma akujya kunyita umukecuru ndi nyina wa so umukecuru umuhungu wase si nguyu cyangwa ndi nyina wa nyogose umugabo nta soni manga umuki ndakwiyamye nawe umwana tureranwa hano ngo umuki Madede urabeshya si ubyivugiye uyu nguyu akaba umugabo wundi nagiye kumunsi ndaho nagiye kumuhubitira ngo umugabo we baza mama wawe ibiki no byateye kuri mama ni umugabo wawe umuntu tureranwa hano mureranwa aho ariko gukurera ibibazo biragwira mureranwa cyangwa ukurera ese ubwo nk'ibyo nari mbizi koko wari ubizi ubundi se wabimenyaga ngo ubikoreho iki ubundi wabimenyaga ngo bikoreho ikira mama rero ibyo bintu utangiye kujya wigira ntago ari byo uyu ni iki cyawe wambwiye ko ari iki cyawe nakubwiye ko ari iki cyane nyine mbwira ngewe nsobanurira ariko se ahangaha ni mu rumanza aha ni mu butabera ni mu bushinjacyaha ni mu bunzi ni muki ku buryo ujya kumbaza ibibazo byose urambaza ibibazo nk'aho ugeze ku rwego uzajya ubuza umwana urera ukamubuza kwishakira umugore bangana yegora none se arakubwiye ngo murambagirize murambagiriza Papa Sava
bitatana Papa Sava ubu ngubu aya masaha ubu ngubu ni sangahe washize amasaha angahe koko amasaha ndakubaza hashize amasaha angahe amasaha ze njya urambaza amasaha ni njyewe ushinzwe amasaha none ubu ngubu umukobwa yansuye reba amasaha ahageze none agiye kugenda oya Papa Sava iyi serivisi rwose oya iyi serivisi se kandi byari ikintu wanyatse ibaze ko abantu bose baba bazi kutanga serivisi nzima ariko ndebera ese nagize ubu ngubu amasaha abaye angahe nkoresheje komande mu rugo hariya mu rugo hariya bagwaye iminota ingahe bampaye iminota 30 hashize amasaha abiri yose none umukobwa yarambiwe agiye kugenda wari wakoresheje iki nakoresheje brushete sinanamubwiye ngo azisige ntabwo naramubwiye azisige namubwiye ngo nkorera utuzingaro udukure mushikaki ariko ndebera nawe Sava ibintu mutangiye kunkora ninde mwavuganye ninde woherereje Manudi se wamwoherereje amafaranga uyamwoherereza hari hehe Manudi se ntabwo ari umukozi wawe ntabwo wavuze ngo tuze tuyohereza Manudi yazindutse mu museso inkoko zibika ari iwabo ngo nyumvira uzi umwoherereje amafaranga ubwo arayariye nyine yagize imana ngo iki warayariye atayarya nta muntu ujya urya kanjye ntabwo bishoboka amafaranga mba natunukiye ngo warayariye umukozi wawe ugukorera ntabwo yagiye iwabo se hanyuma ntabwo ari watubwiye ngo tujye tumuhamagara adukorere komande ngaho ndebe uvugishije Manudi gusa atunge ntabwo mwavuganye wese navugishije uwo washyizeho nimero avuga ntabwo arizo zanditse hariya kuri aho zingaro mwazitetse zirabura iminota 10 ngo iki nose nk'ubu Manudi aya makosa barimo gukora gufata amafaranga y'abantu ayajyanye iwabo abizi yuko yigeza guhamagara ngo akubwire komande atanazi yakoresheje mubwire ko ari zingaro 6 ni iki kindi n'ibitoki 2 nta kintu yakubwiye ako mwavuna muheto biransa kubanoba murafata amafaranga y'umuntu mwarangiza ntimumukorere komande ubu ntabwo wigeze uvugana na Manudi kuva mu gitondo yagenda akubwira ibyande urwaye ubwo afashe amafaranga atanazi niyo yagize impamvu ntabwo yagiye muhembye se yakubwiye ko atazagaruka yajyanye imyenda ye none se ubwo akazagaruka akumva azanyura he yakoze ayo makosa mubwira utazakunoba umuhamagara ubimubwire vuba shyiraho zingaro 6 n'ibitoki bingahe n'ibitoki 2 asige oya ntago nshaka rusenga ikindi kandi ngiye ntago nitsanga umukobwa yagenge ntago mbyishyura Papa Sava nawe cyo umuntu w'umusore ngo iki mubwire yuko Manudi yasita yakanyerera akavunika agasubirayo wowe ugiye kubyizana ubwo ngo guza imbaraga byanwe kugira ngo agere mu rugo urukumva none imbaraga birongera koresha nyine imbaraga zituma haguma kuzikuri igishwe Papa Sava yahageze wagira ngo imyaka ufite wibagiye ko guteta nazagiye kubigira agiye kumwesikoroka esikoroka sha n'ubundi kwasanga utazanamutunga ariko gera esikoroka akabihiye umva Papa Sava gira vuba rwose iminota 15 birababije ubwo rero kurya ari inkumi wirukira gusara reka rero nkubwire mama ibi bintu birazamo abakuru nutambwiza ukuri ibyo wambwiye kuri diaspora urabizi sibyo nakubwiye ngo iki urabizi nakubwiye si biki ngiye mbwiza ukuri menye ukuntu ibintu hano bimeze muceceke kariya kagabo kagira duceceke iki yaje nawe abimenye iki ni cyo gihe cyo kubimenya amenya amahano yawe ibintu ari ibyo ko kafite iyo kajya umuyobo w'amagambo yaho karagira ngo ibyo bintu byose reka kote niwo uba wabyite uvuze ngo icyo agakecuru kameze nk'urugero rwo muri Ruzagayo ninjye wari kwita akana
kwiyamye nawe wabaye akantu wowe ukururuka aho ngaho utumiwe nande rero njyewe nanga abantu bankururuka uranuka we nahoranye nawe ko wigize ka mwaga urudutse aho ngaho ubundi saha ko atari iwawe uri gukataza ujyayo uri gukataza ujyayo ko nigenderaga wajya ko wagize ngo akantu k'akagabo ko wihaye ubumaneko budafite na 12 ngaho sobanurire uriya mwana ibyo yakubwira ntamusobanurire kagabo kagira amagambo utayagira se uragendwa ni agakecuru kanduranya buriya uri kubarura se uri kubarura ingo witwaje ubwo butabona inkoni noneho wigize uri umushumba mbwira rata ngo nicyo adashaka ko numva ko nagorewe kuri mama umuntu yigira indushyi ari umukecuru indushyi ni wewe indushyi ni we ntukanyita indushyi agira gutya abazanye uyu muhungu arambwira ngo ni bene reka wumve ukuntu byagenze abazanye uyu musore arambwira ati rero Simoni nkuzaniye mukuru wawe ati biza byarabasenyeye iwabo kandi ni famiye ya hafi ibiza agira gutya afashe nk'iyambere aragurishije nkabona mwitaye ngewe nta nubwo akinyikuza wagira ngo sinkira umwana we ndavuga ati mama ntiyagira urukundo rumeze gutya nk'Imana izamuha umugisha urumva umuntu niba ibiza byarabasenyeye bagasigariraho akifuza kumufasha nanjye narabyishimiye nk'ayambere iragenda ubu n'ejo bundi yagurishije ya kabiri amafaranga barayasangira uyu niyo usigaye yisiga utuvuta tutigeze hano na Viva hari ibintu izi nkweto subona ko ari nshyashya nizo yamuguriye ejo bundi buri kimwe cyose aramuha ndewe mama nta kinyitaho none ngize gutya nsanze benda gufatana hano ugejejemo angahe wa mukecuru ngo ni mama ariko usigaye umbabaza reka nkubaze ikibazo kimwe ujya kujya kuri ubu buhungu sibyo nk'ineza wari wagize nanagushimiye ukamufatanya na Madederi bangana iyo ujya muri bwa papa sava mu ngana bw'ubusaza ukajya bwami solution akaba ari bwufatana bwa ndimbati naburada ugafatana cyara amazani kinda ariko se sha ko nta nyina nta mwana nanjye ndi muri bwa ko se papa sava wenda nubwo ubaka gaceca abahungu kagakecuru ngiye muriye he nako niko warujyo nzabinjajwe ariko papa sava tujye tubwizanya ukuri wenda nubwo nkuvuze sorry ariko muri mu kigero kimwe pe ni ngombwa ko umukecuru nk'uyu afata agasore nk'aka k'amatatuwaje uyu wamwerekana umusore tungana cyangwa na naruta urabona uyarinde wo kwereka mu bantu ariko rero mama wawe ngenda mushyigikiye mukecuru nibyo kabisa mushyigikiye muri aya makuru ariko uzamura icyogajuru tekereza papa sava nawe ariko reba umusore w'ikigesha w'ibituza wiyanditseho uri kugendana n'agakweduka nawe ishyire mu rwego rwawe uri nkanjye urabona wakwemera umusore nk'uyu mate ubu se ukurikiye urubyaro mo hano ra hano ubu nsuzuguje hano ubu nsuzuguje ubunyandaritse rwose ko zashizemo bazabatera intanga kubyarira kankwamaza nijajwe rw'abandi mugezi irimbukira nta soni ubwo se bikunguye iki ngaho wagusigiye miliyoni zingahe se kunsebeje caceka wona ni wowe usebye nawe ziba aho ngaho ni wowe iyo nzibye se nawe ziba umuntu w'umukecuru nawe ziba yigira indushyi ari umukecuru nawe ziba mwaretse abangana bakabana nawe ukajya mu bo abangana bakubwiye yuko warabanditse umva nkubwire none umva rero nkukurira n'agaho kuntuza ngiye guhera uyu munsi Madederi niwe sheri wanjye urumva iyi nzu ntuzongere no kwishyura nzajya nyishyura njye na Madederi twibanire ibindi ntabwo bitureba twigendere ntawe cishwa ujya kuruhira mu rugo aba basore ujye ubihorera cishwa ntugiye kuzasanga Papa Sava